Yawe ikintu mpagazeho babitangira wenda nk'umwana nge sibigeze bambwira ari nayo mpamvu nahamagaye abo tuvukana ariko nyuma yaho nzi namenye amakuru nyahawe na mama mbwira yuko baje kumureba ariko icyabayeho nuko nta mafaranga bamuhaye ariko ikibazo gitangira ntago nari mpari muzehe yamvikanye na Gahamanyi Edouard ko bazacukura ko bagomba gukora hano bagacukuramo amatafari bakayabumba bagakora itanura. Noneho muzehe nta numwana numwe ugeze ahamagara nta numwe yigeze abimenya na mukecuru nawe ntago yarabizi. Baravugana barangije ngo muzehe ngo ngo azabwira mukecuru ariko birangira ahamaganye Gahamanyi bavugana ko bagiye gucukura. Noneho ngo Gahamanyi muzehe ngo aramubwira ati ko uriya harimo insina nzicwa n'inyota ngo bavugana amafaranga ngo bavugana 50,000 barangije baranegosiya bavugana 30,000. Ubwo rero bayahaye muzehe uburyo yakoresheje mu ntago nyimbuzi. Ariko ubwo bakimara kuyafata muzehe bakimara kubivugana bagiye kuri mukecuru noneho bamubwira ko bagiye gufata akondo gatoya bakeseya bakarya ko bazabonamo ibumba bibyara amatafari. Mukecuru rero we yumvaga nyine ngo bazahera hariya ngo mu gishanga batazakora ku nsina. Barangije mukecuru nyine ngo arabyemera baramwigisha umva ko bamushyira n'10,000. Amaze kubyemera ko bagiye gufata kondo gatoya bagakoramo bongera bakagerageza bakara ko havamo ibumba. Mukecuru ababwira ati sawa. Baragenda ariko ngo nta nyandiko bagiranye. Bamaze kuza bahise bafata urutoki nyine bararutema. Hari harimo ngo habagamo n'ibisheke ariko ngo byarengeye amazi. Bararutema baranje kurutema baratangira nyine baracukura. Mukecuru araza asanga ngo haye ku gasozi. Nibwo yahitaga asakuza arahamagara duhamagara nibwo twamenye twebwe. Ubwo nge nabimenye byaratinze kuko bavuganye nyine na ba Juvenal yamuhamagara mubaza ati se makuru yanyu ati uretse inzoka ndwara atari ko ndi muzima. Ati se ayo makuru numvishe yuko barimo gucukura aho ngaho bimeze bite. Mukecuru ngo ntera kibyibuka kubera ko nta gaciro yarazi ko nyine nta masezerano bari bafitanye. Ubwo Juvenal aramubwira ati namenye yuko aho ngaho hari ikibazo. Mukecuru aramubwira ati nazansina bazimazeho ati batangiye gucukura ati basatira amazu. Ubwo rero nuko ibibazo twabimenye nge naje ejo nibwo ntageze kugira ngo mpaze Joseph aba mu Burusiya. Nibwo yanyohereje amafoto kuri WhatsApp. Arambwira ati kubera ko nagusigiye uburenganzira bwo gukurikirana ibyanjye mu gihe udahari ukampagararira. Genda nk'umuntu uje uri bumpagararire ugenda ureba ikibazo gihari ubaze muzehe uko bimeze muvugane na mukecuru uko bimeze hanyuma nubona ni ngombwa uhamagare n'ubuyobozi baze mudugudu muvuganeho mu gice cyose uko kimeze. Ejo nateze moto ndaza ngeze hano nahingukiye kuri uyu mukobwa mu Ngabire Clementina ndabazi ni se hano ko ndahahindutse bimeze bite ngo ni zanduru ngo z'amatafari ngo namuzehe nisemeze bite ngo Gahamanyi ngo baraje ngo muhango ngo amafaranga ngo 20 ngo na 5 ngo arangije ngo ayo ngo ariko ngo yarayo ngo yarayinsina ngo nanjye ngo bampaye 10,000 ngo na mukecuru nawe ngo bamuhaye 10,000. None se haraho byanditse niba yakwishyuza nibwo si ruswa ngo byanditse he ngo araho byanditse. Ndangije ndamubwiye se nubwo urumva byagenda gute ngo ngiye ndumva ngo bakomeza bagacukura ngo ntacyo bitwaye ngo ntacyo bitwaye. Ubwo rahise nzakura muzehe ndamufata ndamutwara mwicaza ahantu turicana turi babiri. Ndamubwira se muzehe ko ndi hano nahasize hari insina none nkande ari butabimeze bite ngo none bagira ngo aho kwakorerwa. Ndamubwira se nti ureba harimo guteza ikibazo cy'amanegeka urabivuga hwije. Arambwira ngo ahantu nahanjye niguriye ngo ntago ari mu rutungo wanyu ngo maze kuhagura
ngo no mu ikayi nahaguriye ngo ntago murimo, ngo ubwo rero ngo nta kindi ngo bagomba kuhakorera. Ndambwira se muzehe kuri hari amanegeka, kandi amanegeka n'ubuguteza ko ari kugufataho n'ari ku mazu yawe, ndamaze ntimbwiza ukuri. Narabyumvise ko bagiye gusuzuma bakafata itaka hirya mu gishanga, ariko mu gishanga nyirizina. Noneho rero icyo twapfuye cyatumye binahagarara byose na n'ubu bikaba barabihagaritse burundu, ni ukubera kuko bagiye bagatemagura insina bagajya munsi y'amazu bakacukurayo kugira ngo bibe amanegeka. Koko urumva kuko haramutse hapfuye hose urwo rutoki rwadutungaga n'ibyo bisheke yakuragamo 120 ingahe muri ibyo bisheke biranguza. Urutoki rwadutungaga baratemagura wigeze gutyo, nanjye mbona koko ntacyo turimo gukora. Noneho baje barebye basanga koko haba hapfuye, kandi n'ibindi byose bipfuye bahitamo kubireka burundu, kubihagarika. Muri make ntabwo bishyigikiye? Ntabwo mbishyigikiye, ntabwo nshyigikiye ko byakomeza rwose. Aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi, mu migirire yagennye ubwe, atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. Amahoro ng'umuyobozi ayobore, ng'umubwiriza abwirize, gukiranura ashobore gukiza, bityo rero nta mubyigano. Aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi, mu migirire yagennye ubwe, atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. Ngo mu bwenge n'imbaraga umuhinzi avane mu burumbuke, kuko ari cyo gihembo cy'imiruho buri muntu ku by'amahoro. Aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi, mu migirire yagennye ubwe, atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. Umufundi mu bwenge n'uburyo bwe abyaza ubutunzi bitangaza, bityo nawe abura urumuri rwacu aho ari nk'abandi ahabo. Aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi, mu migi yuko batongera gucukura aha hantu bahasibanga, nyine urabona ko basubishamo bino bintu. Noneho sasa asaba yuko amatafari kugira ngo itanura ryuzure bari bufate kari akantu ko hepfo y'umwenda, kari akantu gatoya, bamara kugafata kakavamo ya matafari niba ari 2,000 bari bavuganye. Noneho nuvuga ngo uyu babemereye yuko iki cyondo bari bakuye bagomba kukibuba kikarangira kari akantu bakagakoresha. Ndasona hano batongeye gucukura. Oya hano ni ngewe waje ndababwira ni mutaba ahantu ntago bigeze bacukura, ahubwo bahatabye bino bintu byose babyujemo. Naje ndababwira ni ntagire umuntu ucukura
yagennye ubwe atabangamiye rubanda uko bazira kubimugirira nawo amahoro ng'umuntu yikingemo nibarambi urusaku kandi ahaza amaso amuhozeho ntaho iby'amatsiko bibuze aha rero